sinshidikanya ko mwari mugiye mu misa. Umubiri wawe urabengerana, umubiri wawe urabengerana, ingendo yawe ntawe muyihwanyije, ubwitonzi bwo warabuvukanye, reka witondega ni mu gihe Imana ijya kukurema nayo yaritonze, Imana ijya kukurema nayo yaritonze. Uri muremure uraringaniye, uri muremure uraringaniye, amaso yawe asa n'inyenyeri z'ijuru, inseko yawe isa n'urubura rw'imvura, n'imico myiza wihoranira, wifurije kurama wibereho shenge, wifurije kurama wibereho shenge, wifurije kurama wibereho shenge, wifurije kurama wibereho shenge. Iyi ndirimbo nziza 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 cyane ivuga kuva nkikubona. Ni indirimbo iri muri la mineur, hakabamo so majeur, hakabamo re mineur, hakabamo si, do, si na la mineur, do, si, do, si, do, si, ra, aha, si, do, si, ra. Kuri kamera begereze kuri gitari neza kugira ngo mubone amanota neza. La mineur tuyifata gutya. Aya manota nongere nibutse ko mu gihe waba ubona utayabona neza ujye ujya ku nyigisho twabanje gushyiraho za mbere. Ibyigisho byabanje ibyo twamaje gushyiraho, nubona utari kubona amanota neza ugenda urebeho kuko aya manota yose twerekanye uburyo ki afatwa mu byigisho bya mbere twabanjije gushyiraho. Ariko la mineur tuyifata gute? Tuyifata gutya, urutoki rwaza rugafata mu kazu ka mbere, umugozi wa kabiri, umugozi wa gatatu ugafatirwa mu kazu ka kabiri, n'umugozi wa kane ugafatirwa mu kazu ka kabiri, noneho ukaza ugafata ukavuza no mugozi wa gatanu. Uyu mugozi wa gatanu niwo witwa ra. Uyu mugozi nabwiye ko witwa ra ku bantu tumaranye igihe bagenda bakurikira ibyigisho, tugafata gutya akaba ari la mineur. La mineur yo muri accord simple bakayifata gutya, hanyuma twayiva tugatatuza kuri sol. Sol majeur ni umugozi wa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa mbere. Iyi niyo sol majeur. Twayivaho tugatatuza kuri re mineur. Re mineur tuyifata gutya, dufata umugozi wa mbere, tugafata umugozi wa gatatu mu kazu ka kabiri, tugafata n'umugozi wa kangahe, n'umugozi
n'uyu mugozi uyu nguyu wa kabiri mu kazu ka gatatu tugafata gutya, rimwe umugozi wa mbere, umugozi wa gatatu, umugozi wa kabiri tugafata gutya, akaba ari re mineur. Tukavuza duhereye kuri umugozi kuko uno mugozi ubwawo utanga inota rya re, tukavuza gutya, akaba ari re mineur. Hakaza kuzamo noneho na mi mineur. Mi mineur tuyifata gutya cyangwa se gutya, wayifata utya cyangwa se gutya, byose nta kibazo. Ufatamo imigozi ibiri, umugozi wa gatanu, umugozi wa kane n'uwa gatanu mu kazu ka kabiri, ukavuza imigozi yose uko yakabaye ko ari 6 gutya. Impamvu uvuza ino migozi yose uko ari 6 nkuko nabibabwiye, nuko harimo za mi ebyiri nyirizina. Uyu mugozi wa mbere nabwiye ko witwa ni mi chantoleil, uyu wa gatandatu ukaba ari mi bourdeaux cyangwa se mi lourde, ni ukuvuga ngo ni mi ariko ivugira mu gituza cyangwa se ivuga ijwi riremereye. Ikintu kiri lourde murabizi ko aba ari ikintu kiremereye. Ni mi lourde na mi chantoleil. Aka kajwi bita kayuki, ni ukuvuga ngo nuko ni umugozi wa mbere aba ari mi, kubera ko uvuga ijwi ryo hejuru, akajwi ko hejuru kagaseplana ko hejuru, iyo nguko kavuga ijwi ryo mu gituza cyangwa se bamwe bita ngo ni basse. Mi chantoleil cyangwa se mi lourde cyangwa mi bourdeaux. Hanyuma niyo mpamvu tuvuza imigozi yose kubera ko harimo za mi ebyiri kandi dufashe inota rya mi mineur, tukavuza rero yose uko yakabaye gutyo, akaba ari mi. Hanyuma mo hagati rero hari ahantu tuza kuza ducuranga tugashyiramo hahandi mu kantuza muri ka refrain. Reka wenda tukageraho ndakabereka neza. Iyo dutangiye kurimba turirimba ducuranga hari mineur gutya, wenda baze babereka hano uburyo gratement babereka ahangaha. Urabona turamanuka imigozi, tukora ni imigozi ine gutya, 3 uzamuka ariko wanje umanuka 4 gutya, 1 2 3, iyi ne noneho 1 2 3, noneho ukavuza 3 uzamuka gutya gutya. Waza no kuri so nuko nguko. Okay, noneho basubira kuri note no kuri la mineur ni gutya gutya. So re mineur ngira ngo murabireba. Anga uvuye kuri re mineur, iyi ngiyi aba ari si gutya, si mineur, ariko tugafatamo tukakubita umugozi umwe, si do si do si ra. Ni nkuko wacuranga si do si ra, ariko noneho ukabikorera ku mugozi umwe, si do si ra, uhitura ukubita gutyo utawufasha ukuyeho, si do si ra gutya. Kuva nkikubona naragukunze, ngutoranya muba ndibana mwari kumwe, ndetse ari ku cyumweru mu gitondo, ubwo merakomba kurikira. Iyo ngeze rero hano mpita njya kuri mi, kuri kamera babereka neza. Iyo ngeze kuri kuri uyu murongo, ubwo merakomba kurikira, murabireba hano. Aha, ubwo mpita njya kuri octave ya mbere, ni ukuvuga ngo kuri octave ya mbere, kubera ko naririmbaga rayo hejuru. Noneho kubera ko kuzamuka bituma umuntu ajya hejuru cyane, njye niyo kandi ndimo kwigisha bituma ncuranga note nkahita njya muri note yayo ya kabiri, mita uvuga ngo mita manuka hasi. Nuko ubwo merakomba kurikira, ugatujya muri mi mineur, ukayifungira ahangaha. Sinshidikanya
sinshidikanya ko mwari mugiye mu misa, ngira ngo murabireba. Sinshidikanya ko mwari mugiye mu misa. Aha, noneho igitero rero cya gatatu tukagicuranga dute? Ni ukuvuga ngo ibitero byose bicurangwa kimwe, icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu byose bicurangwa kimwe. Reka rero ncuranga icya gatatu nacyo mbereka uburyo gicurangwa n'amagambo yacyo, hanyuma ubwo namwe muzabifatiraho nyine, mujye mugerageza kureba, nimutabibona neza muzajya musubiza inyuma kugira ngo mubibone neza. Igitero cya gatatu kikavuga gute? Nuri muremure uraringaniye, amahoro muremure uraringaniye. Ako kantu urumva tugasubiramo kabiri. Amaso yawe asa n'inyenyeri z'ijuru, inseko yawe isa n'urubura rw'imvura. Noneho n'imico myiza witoranira. Cyangwa se ushoboye ukazamuka n'ubundi muri octave ya mbere ushoboye kugerayo. N'imico myiza witoranira, wifurije kurama wibere ushenge. Voilà, ngira ngo murabibonye, amanota ngira ngo murayareba kuri kamera rwose bayaberetse neza cyane. Indirimbo amanota nayo ngayo ni uvuga ngo ni La mineur cyangwa se A minor mu cyongereza, ni Sol majeur cyangwa se G major, ni Re mineur dufata gutya, cyangwa se D minor na Mi mineur. Mi mineur ariyo E minor, hanyuma hakazamo C dukoze gutya niyo B minor. Iyi ngiyi ni Do cyangwa se iyi ngiyi ubwo itiba Do majeur niyo C major. Gutya Si, Do, Si, Ra. Okay, ni byiza cyane. Reka rero tubashimire. Reka nshimire abantu mwese mukurikira Emma Guitar TV. Muri abantu b'umumaro, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe. Reka rero rwose mfate uyu mwanya mbashimire. Ariko kandi abatari bakora subscribe, mwakora subscribe. Abatari bakanda kuri like, kuri ako gakumwe mukande kuri like. Abatari bajya muri comment ngo bandikemo, namwe mujye muri comment mwandikemo mutwereka ko mudukurikira. Kandi gukora subscribe no kugira ngo bijye bifasha ba bandi bose mu gihe dushyizeho ikindi cyiciro kindi gikurikiraho, mujye muhita mukibona tutarenze kukibaha, tutarenze kukiboherereza kuri nimero yanyu. Muzajya muhita mubona neza notification iza ibereka neza ko ari indi video yindi dushyize. Iyo mpamvu gukora subscribe bifasha umunyeshuri ushaka kudukurikira kugira ngo ajye itabona byihuse izindi video zindi tuzajya dukurikizaho. Reka mbashimire, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke muri byose. Murakoze cyane.